Umwe Vestina uri mu itsinda rya Vestina and Dorcas yibarutse umukobwa hashize ukwezi yibarutse, ariko amakuru atangiye gutangazwa mu cyumweru gishize ndetse no muri iki cyumweru, ariko abenshi ntabwo bari bazi yuko yabyaye. Vestina yakoze ubukwe muri 2025 mu kwezi kwa karindwi, ubwo yashingiraga n'umugabo witwa Idrissa Ouedraogo mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mugabo benshi batangaje yuko bashobora kuba batakibana cyangwa batandukanye bitewe n'amagambo yanyujije ku rubuga rwa Instagram, donc ahita asiba n'amafoto yiwe yose yari afitanye n'uyu mugabo, ariko nyuma yaje kuvuga yuko ari haka bamukoreye bamwinjiriye muri account ye. Ishimwe Vestina, ese ni iyihe mpamvu yatumye abigira ibanga kandi ari umustar uzwi yuko ashobora kuba yarabyaye umukobwa mwiza cyane ufite amazina ajya gusa nka yase? Ariko ibyo byose ntabwo twabitinda, twahita tuje kwirebera ni uburyo umwana we yitwa ndetse n'amakuru ari kugenda avugaho kuri Vestina and Dorcas. Ese ngo ntabwo bazongera gukora music? Ese bizagenda gute kudaheruka indirimbo zabo? Ibyo byose turaje kudigaruka mu kiganiro cyacu cy'umunsi kikwiye gukora nukanda hasi ndetse subscribe cyangwa sabone kugira ngo tube tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigusiga. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Aramutse neza, mwiriwe neza abanyarwanda abanyarwandakazi aho muherereye muri mu mpande zose z'isi, ndabanushe ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe, mbifurije umuco gukomeza kubana namwe. Niba utameze neza ihanganire ubuzima urimo. Ishimwe Vestina, umugore wa Idrissa, abungubu ari mu gihugu cya Canada mu gace kitwa Vancouver, dore ko mu minsi yashize muri 2025 aho bari bagiye gutaramira muri Canada, bataramiye mu duce tugiye dutandukanye, ariko we yahise asigara muri Canada aho Vancouver. Yahasigaye umugabo we nawe bahita azamuka aramusanga, ubu ngubu baherereye mu gihugu cya Canada. Ishimwe Vestina, bamwe benshi bibazaga uko abayeho kuko nta makuru yabo bari baherutse, ariko amakuru dukesha igihe, amakuru dukesha imbuga zose za igihe zemeza yuko Vestina ndetse n'umugabo we bashobora kuba baribarutse hashize ukwezi kurenga bibarutse umukobwa ari nayo fura yabo ya mbere babyaye. Ishimwe Vestina, ariko nubwo yenda bashobora kuba barabyaye, hari amakuru yagiye hanze avuga yuko Vestina yicuza impamvu ashobora kuba yarashatse akiri muto cyangwa abayeho ubuzima atishimiye. Nubwo atabayeho ubuzima atishimiye, ariko we ntabwo yaje ngo ashyireho umucyo, ahubwo yarabihoreye abantu baravuga. Kuri ubu ngubu rero yibarutse ifura yiwe y'umukobwa, imaze ukwezi yibarutse, imaze ukwezi ivutse. Ese ni iyihe mpamvu Vestina na Dorcas batagikora indirimbo za gospel? Ese ni ukuba bari muri Canada cyangwa ni ukuba buri wese bari ahantu hategeranye? Ubwo ngo Murindahabi yatangiye gusohora filime, ubwo ni manager we, biravugwa yuko batazongera gukora indirimbo cyangwa ibihangano byabo ngo kuko indirimbo bagiye kusa nkaho bazihagarika. Ariko ntabwo tubizi neza yuko kuko nta makuru dukesha ibinyamakuru byagiye byandika, ariko buriya bazabyitegereza neza, bazagenda baduha indirimbo, dore ko tunakunda ibihangano byabo. Uyu mwana w'umukobwa kuri ubu ngubu yujuje imyaka, afite imyaka 23. Murumva rero yuko ari byiza cyane, dore ko rwose abantu benshi bari bishimiye yuko bumva yuko ashobora kuba yaribarutse. Rero yaribarutse, ariko nta kintu araza gutangaza avuge amakuru y'umwana we cyangwa n'umugabo we uko babayeho. Yewe na Instagram, dore ko akunda kuyikoresha, nta post n'imwe yigeze postinga avuga yuko yabyaye, cyangwa na nawe Kamikazi Dorcas nawe ntabwo yigeze atangaza avuga yuko ngo mukuru we yabyaye. Ni ibintu biba biri private, ariko kugira ngo hanze nuko ari abasitari nyine bagomba kuba abantu benshi babazi kandi bagomba gutangariza amakuru ku gihe. Ishimwe Vestina, impundu kandi ni yonkwe, niko umuco nyarwanda uvuga. Iyo umuntu yabyaye bamwifuriza gusubirayo nta mahwa, ikatumwifurize kusubirayo nta mahwa, kandi Imana ikomeze imublessinge, umwana we akure kandi akurire mu buntu nk'uko mama we ari umusitari kandi akorera Imana. Buriya ni byiza kuvukira ahantu ababyeyi bawe bose baba ari abasitari, biba ari byiza.
ntabwo iyo uvukiye ahantu heza nko mu Mana biba ari byiza, ariko iyo uvukiye ahandi hantu hatari mu Mana uba wumva nawe ubwawe bikuje. Rero Vestina ni byiza ko yahisemo Imana kandi yahisemo nawe ababyeyi be bamutoje inzira nziza zo gukorera Imana. Rero ntiyonywe niko bavuga kandi asubireyo namahwa, ni ku Kinyarwanda kivuga, kandi ibyiza Nyagasani byose amuha abashe kubibona neza kandi abashe kubibureshingwa na Nyagasani, abashe kubona ibyiza Imana itanga mu rugo rwe. Nubwo abantu benshi nyine bavuga ibintu bigiye bitandukanye, abantu benshi bavuga yuko abantu benshi bari bazi yuko bashobora kuba yaratandukanye n'umugabo we, abandi bati babanye nabi, babanye mu makimbirane, ariko se ubu ntabyaye? Ubu ngubu ntabyaye koko? Benshi nyine bari bazi yuko ngo atabana n'umugabo we, babana mu makimbirane, ariko ubu ngubu muri kubona atabyaye. Umwana we ngo ntiyujuje ukwezi. Abantu batari babizi ariko batangiye kubimenya ari uko umwana we yujuje ukwezi. Ni byiza rero, ibintu byose nitwo tuba dukunda kugira ngo Vestina pe afite abafana kandi benshi, afite abantu bamukurikira, afite abantu bamwumva kandi mu byiza apana mu bibi, afite abantu bamukurikira umunsi ku munsi, afite abantu benshi cyane. Ejo bundi niho bujuje miliyoni y'abasubscriber mu ndirimbo zabo, niho bujuje miliyoni y'abantu bamukurikira, niho yujuje abantu benshi cyane mu ndirimbo zabo, dore ko abantu benshi banazikunda, batangiye gukorera Imana bakiri abana batoya, bageze aho arashaka, abantu barakomeza baramukurikira. Ubukwe bwe dore ko bwitabiriwe n'abasitari kandi bwarebwe n'isi yose, aho abantu benshi bari bategerezanyije amatsiko y'ubukwe bwe, aho abantu benshi bumvaga ubukwe bwe bagomba kubutaha kuko bitewe n'uko bamukunda. Rero urumva ni ibintu byose abantu benshi bari bisanzemo, kandi abantu benshi bumvaga bakwiye kuvuga ngo tugomba kumushyigikira, kuvuga ngo tugomba kubana nawe, dore ko akunzwe kandi akunzwe cyane. Ngayo nguko rero ibya Vestina, umwana we amazina ye ntaratangazwa, ntarajya hanze, ariko namara kujya hanze tuzaba tugenda tubibagaragariza kuko bazwi kandi tubibabwira kuko ari abasitari. Imana rero ikomeze imufashirize umuryango kandi imufashirize umwana we akuriye mu buntu bwa Nyagasani. Ngayo nguko rero kaminira ahangaha, nifuriza wese wankurikiye gukomeza kubana na Nyagasani, kandi Imana igomeze ikubureshinge aho uri mu mpande zose z'isi kandi udukurikira. Imana iguha umugisha kandi iguha amahoro n'amafaranga, ubumuntu bwa Nyagasani bukomeze kukubaho. Ngayo nguko kandi umunsi mwiza.